Saidi tugusanze ahangaha mu iduka tukuzi nk'umusportife ariko noneho tukubonye nk'umucuruzi. Ese ubucuruzi bwawe bugenda bwa buhagaze gute? Nta kibazo, ubucuruzi bwanjye buragenda nyuma y'uko maze kariyeri yanjye yo kwirukanka nafashe gahunda yo kujya mu bucuruzi. Ubucuruzi bugeze kure nagiye kumara umwaka mbikoze. None ubu bucuruzi urabona bugenda cyangwa se urabona ari ikikiwe? Nta kibazo rwose, ubucuruzi buragenda, ndacuruza, abasportifu bose barangana n'abavandimwe bakangana rwose, rwose amatelefone agezweho nta kibazo. Noneho nk'umusportifu kandi ukaba n'umucuruzi, uragira iki abandi bakinnyi bakiri inyuma yawe, urabagiriye inama? Ndabagira inama y'uko mu gihe cyose bazahora bakina bajye banatekereza ejo hazaza, kuko burya nyuma ya kariyeri yawe ugomba kuba ufite ubundi buzima ugomba kujyamo. Rero iyo utabuteguye kare usanga ari ikibazo. Niyo mpamvu usanga bamwe kariyeri irangira bakabaho nabi, bagasaba inkunga kandi ntabwo biba bikwiye ukurikije nka CV umuntu aba afite muri siporo. Noneho ahangaha turashaka kumenya umuntu ugukeneye yagusanga hehe, turagira ngo uturangire aho iri duka riherereye. Njye nkorera mu mujyi kuri Atene imbere y'umusigiti. Nkeneye rwose mfite na kontakiti zanjye, ni telefone ni 0850 wajya no kuri Facebook ugashyiraho Maître Saidi Ndayisaba Miss, wabonaho no kuri Instagram hose ndiho, nta kibazo. Noneho turashaka tumenye ngo ese umuntu ushobora kugurira telefone muri iduka yawe ni nk'uri mu cyiciro cy'ubudehe? Hari abantu bari mu cyiciro cy'ubudehe batemerewe kugura telefone hano? Ibiciro byose, abari mu cyiciro cyose tubaha telefone ntibagire ikibazo. Ibintu byose ahangaha ubushobozi umuntu afite rwose araza tukamukemurira ikibazo. Icyangombwa iyo wageze iwanjye ugomba gusohoka ufite communication kandi gushimishije. Noneho nk'umukino wa atletisme wamenyekaniyemo, uracyabona umwanya wo kutangamo umusanzu wawe cyangwa warekeye aho ngaho? Umusanzu ndawutanga kuko ubu ngubu no muri federation, muri komite nshyashya ndimo, abashinzwe abandi umugenzuzi muri federation, aba mfite na gahunda yo gufasha abari inyuma yanjye, nkabaha umusanzu, nkabaha imbaraga, nkabereka aho nanyuze kugira ngo nabo bazagere ku byo maze kugeraho. Ariko turagira ngo tubwire, kugira ngo umuntu atinyuke kwikora nk'uko nguko biza gute? Ni gahunda ufata muri wowe, kuko burya iyo ushatse kuba iyo ushatse kuba umuntu w'umugabo ugomba kwicara ukitekerezaho, ugatekereza kugira ngo nawe uzabe umugabo muri sosiyete nyarwanda, ugafata risike mu buzima, ukavuga ati nimba ndi muri ibi ngibi kuki nahindura nkajya ahandi, naho ubuzima bugakomeza. Ikitwicara usanga bamwe bumva ko bagomba kuguma ahantu hamwe, kandi ntabwo biba bikwiye. Umuntu agomba gutekereza n'ejo hazaza yiwe ko azaba heza. Uracyabona umwanya wo gukora siporo cyangwa ubuzima bwawe bwo gushaka amafaranga gusa? Umwanya ndawubona kuko mu gitondo ndabyuka saa 11 nkakora imyitozo, kuko n'ubundi navuye muri atletisme njya mu bucuruzi, nkaba ndi n'umusifuzi muri shampiyona nationale y'igihugu. Urumva ko ngomba guhozaho, nta mpamvu y'uko ngomba guhagarika. Ndazinduka nkakora, namara saa 2 ngahita nza mu kazi.